ngira ngo murabizi ko umuyobozi wa ruhare yagize ikibazo akaba ari njye wamusimbuye. Nta kibazo muyobozi. Amakuru yanyu ni meza? Twe ni meza. Nawe se papa Sugira? Nanjye siki. Amakuru yawe ni meza? Si meza bitewe n'ahantu avuye muyobozi. Mugabanya akajagari twumvika. Murabizi ko papa Sugira amaze imyaka 3 ataba hano azira umwana we wacuruzaga kanyanga. Akanayinywa muyobozi. Ayo yanywaga. Atayinywa se yanganaga kuri ya rukaterari ke. Muri dosiye bamusomemo nuko natugeze numvamo kanyanga. Ubundi se avuga ko yayinywaga. Mama tata mureka twumvikana. Mumenye ko inama igikomeje. Papa Sugira nizera ko iyo ariyo nama ya mbere ujemo. Ya papa Sugira waruguye muri gereza. Kugera naho ubigikara bigeza. Nawe urabizi ko ari imibereho mibi. Ubu karabyemere. Papa Bertin ukubwiye sinakwitangeje ubundi w'iby'igitoki nkafungwa mu mwanya wawe. Kuki bitabaye? Ni ikigaragaza ko ndengana. Mwabagabo mwe mwanyemera tugakomeza inama. Mwanyemera tukakira papa Sugira ugarutse muri societe. Yabadacuruza kanyanga. Papa Dani wanyemera tukumvikana tukamwakira. Ugarutse muri societe. Abantu batafunzwe. Mama teta umuntu ubura kukujya wakitonze. Dukomeze. Akaba agarutse muri societe. Y'abantu badasanga ibitero. Gatera amajya amahuru wambwakazi. Kaya kwitsa abantu bagane. Ko mana yanjye. Muyobozi hano narenganani. Rebe kujyana papa Sugira bagasiga icinzi ha. Ashingwe hebe mukanyana yimbwa. Uko mu mafiyo. Binyana yimbwa ubwo se papa ni. Sana gubyumva. Aha turashize none. Bajyaga bavuga ngo isigeze kuherezo ngabihakana. Manze yararangiye ahubwo turi mu nyongezo. Mama fiyo uracyabyemeza? Urabona afite ubwoba se uri nyana yimbwa. Uzuri kureba afite na masters yayo bajye gutanga akazi ko gutukana yaza mu mwanya wa mbere. Reka ye. Anagera mu bisera mutanya agasugabo we. Rero gutuka umuntu utagutuka. Ni nko kwituka ni nko kujyana isazi muri wona. Mama saka gabo we. Umashiye kwigira ikintu umuntu atazi. Sha sinagutuka kuko gututse naba mbaye nkawe. Ukora biretse no kutukana. Wakinyabya kimwe n'ibiyobyabwenge. Kamu mudaka mu mukono wambaka. Yesu we. Akazi n'umugore wabyaye cyane kicuza kanyanga n'ibiyobyabwenge cyose. Muyobozi niyo nagerageza kumutuka yansi. Mbega imbwakazi y'umugore. Muyobozi nawe nakwiyamye kuko urebye nabi nagukona. Mama fiyo papa Sugira gusomeje kuri za kanyangazi. Ega namwe nuko namwe mamumfatiranye. Niba ariko ngiye mugore witona ngenyine. Ahubwo savuze ko ari udashobotse. Wase ushobotse maze imyaka ingahe muri gereza. Yose ko naziraga umwana wanjye. Ko rero. Nuko rero wowe umwana wawe azakuzira. Papa Sugira. Umva mama Fiona. Name muyobozi. Geza ibyo birahagije. Ngize amahirwe naringiye kugushishura. Kutashishura sura mukarani waguteye inda. Wari wese wanerinda ariko atari wowe. Witonde mama Fiona. Inda zanjye zivamo abametisi gusa. Papa Sugira bacuruza kanyanga. Nyasa nuwanjye karo kwa marume. Aha, wavuze ko inanga zabwaye muri ubura ukareka amateka. Jesus. Ariko uranyumvira mama teta. Muyobozi, ndasabira Fiona gushaka handi. Aho hari se hamutwaye iki? Papa Dani nawe uri umugome bigezaho. Gaho hari hamutwaye iki? Abaye iki se nye? Iyo umwana arya hari ikindi abashaka. Ubundi ikintu cy'ikigabo sa gikirindi imbere cyakugiriye ihe nama. Ahubwo wowe ushaka kugumura abandi bana. Mumbwirire. Nago yibandi ryawe Sugira. Ntabwo uzabona. Ariko se niba ndi gusabira umwana uburere bwiza ndikubeshya. Nabeshyira ata papa Ben. Oya, wowe uramusabira uburere bwiza, uzi uburere bwiza icyari. Ndabuzi nyine. Wowe wareze neza niyagufungishije. Ariko ko mbona mwese mwanyihaye, umugabo udafunzwe aba ari umugabo. Reka ye. Ubwo uri kwasha umugabo wanjye rero ntabyo ubonye. Murusha ubwenge se. Papa Sugira, ceceka aho ngaho. Oya muyobozi, cyane cyane iyi mbeshiri inyuma yanjye. Papa Sugira, ngenda kwiyamye muri amaso ngawe. Una. Ngasha witonde. Agerage niki cyo bita ko gufumana. Nakumena. Mwabika bamwe n'ibikore mwicare kwawe. Ndabona gukora icyatuzanye cyabananiye. Kankora ibyo mushaka. Muzi ko ari njye ubayoboye. Wowe suzi kari twiyoboye. Kandi wowe Papa Sugira. Nababwiye ngo muzi ko ari njye ubayoboye. Bisubiremo. Kara kagabo gafite umutwe. Nababwiye ngo muzi ko ari njye gitifu wanjye. Uw'akagari se w'umurenge se nyangwa umudugudu. Uw'akagari. Ntabyo twari tuzi. Ongera kumva hari akagabo kavuze. Ngo kivuze ngo iki? Mu mazi. Rero namwe uzi ko bindi isura.
Ukutatugiye kakagari kacu kayobagwa n'abakinyi b'iteramakofe ariko ra. Assalamu alaikum wa alaikum barakatuh.